Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, uravuga bikaba kandi urategeka bigakomera. Cyubahiro ni icyawe. Shele sometiva lazerdra. Uyu mwanya tugezemo wo kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, tubangamiye imbaraga zo mwijima. Mu izina rya Yesu Dusengeye abantu bari kure n'abari hafi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, aba diaspora nyarwanda, abari mu bihugu bitandukanye, kugira ngo bazumve ubutumwa, imbaraga z'ijambo ry'Imana zibagereho mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, berekeze iri jambo kuryumvise wese ndetse n'uzaryumva. Urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. urakoze cyane kubw'isengesho ryiza cyane uduhaye. Nari ndimo ndaganira na bagenzi banjye mbabwira nti sinarigurutse kubona umunyamwuka, ndishimye ko twongeye kubona ndetse turi bazima tutishwe n'ibyaha. Ejo bundi nabonye ikiganiro wakoze cyiza cyane kirimo umwuka, kirimo ubugingo, aho wari uri kuvuga amayereko cyangwa se uri gutambutsa mesaje Imana yaguhaye. Reka twizere ko n'ubu ngubu hari mesaje Imana yaguhaye urubuze kutugezaho muri iki kiganiro. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero ntabwo tujya twishimira guhita tubaza cyangwa se tugira byinshi tubaza umutumirwa, ahubwo tumuha umwanya akatugezaho mesaje Imana. Reka twakire. Asante sana. Nta bintu byinshi turi buvuge, usike tuzi icyo amaboko y'Imana ari kwayishaka. Nkuko tumaze gusenga tugira ngo tubagezeho mesaje. Mu minsi yashize naganiriye na mwene data Zaburi yacu, nari nahawe mesaje, kandi iyi mesaje ndatekereza ko abantu bayumvise barayikunze. Uyu munsi nabwo ngiye kubaha indi mesaje. Ngiye kubaha indi mesaje twifashishije ijambo ry'Imana, kuko ibintu byose ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Amina. Ko numva ntangiye gufashwa. Haleluya. Amina. Ibintu byose biva mu ijambo ry'iki? Ry'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo nta foto, ngo nta cyabaye, nta n'ijambo, nta n'icyabaye mu mwuka. Mu mwuka nta cyabaye nimba naza ko bimeze. Mfite Bibiliya ariko ndumva ashaka gukoresha nawe ukadusoma. Somere Daniel ibice byawe 6, usoma umurongo waho wa 20. Nawe tugabana uyu mugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Daniel ibice 6 umurongo wa 20. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Dusubiremo. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Komeza some hepfo. 21. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije gukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yawe ntafite icyaha, kandi nawe udafite iki icyaha. Reka dusubiremo. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuye. Naho nashakaga nakiremeza ijambo ry'Imana. Kandi wowe udusomeye, mbere yuko mvuga ibintu byinshi kuri iyi kamera, nawe uhure n'amaboko y'Imana. Amina. Haleluya. Amina. Nkuko wabimbwiraga, nagarutse mfite mesaje. Nabivuze mu minsi yashize, ndabigarutse.
garuke. ariko noneho uyu munsi tugiye kuvuga tweruye n'ibyo ntavuze cyagiye uyu munsi ndabivuga ndumva nje munwa guri kurya muvuge ngo amen. Amen. 2025 niyo message ubundi mfite. Turabura iminsi mike ngo tuyinjire. Bazaniye amakuru y'uyu mwaka 2025. Wenda no mu yindi myaka ibi bizumvikana. Ariko cyane cyane uyu mwaka 2025 abantu bagiye kuwinjiramo ingingo izabarengera ni ingingo imwe gusa, kuba badafite icyaha. Nayo babwiye mu minsi yashize kuri zaburi yacu ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ugiye kuzamo inzara ikura amenyo. Hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo iyo nzara ngo buvuga none se nibyo uzayizana. Kandi bibutse ikintu gikomeye, ntabwo tuvuga ibyacu, tuvuga iby'Umwuka yaduhaye. Amen. Amen. Uko ntabwo tubereyeho gushimisha abantu, tubereyeho kuvuga iby'Imana yavuze. Kandi Imana yavuze ntawe utavuga. Yesu ashimwe. Amen. Ahimbazwe. Imana yavuze ntawe utagira gute, ntawe utavuga. Kuko nta muntu n'umwe wavuguruza umugambi w'Imana. 2025 tugiye kwinjiramo. Imana yambwe ngo nongere nsubiremo kandi mbivuga neruye noneho kurusha uko mubizi. Uri umwaka uzaba ukomeye, ni umwaka uzagorana, ni umwaka uzaba ukakaye abantu benshi bazagwa kurusha uko baguye 2024. Ariko ingingo izarengera umuntu wese uzinjira muri uriya mwaka, amen, amen, akawinjiramo akawugeramo, ingingo izamurengera ni ugutunga umutima utari mwiki, utari mwica. Reka mujye mutsindagira iryo jambo, utari mwiki, icyaha. Amashuri abantu bize ntabwo azabarengera. Listen well, amafaranga n'ibintu bafite ntabwo bizabarengera. Bazarengerwa n'ingingo imwe yitwa kudatunga umutima, cyangwa se gutunga umutima utari mwiki. Nimba wasomye neza witonze, izi nkuru musanzwe muzize, ariko ushaka kuvuga ijambo rimwe. Danieli ibintu byamubayeho, twifashishije ijambo ry'Imana, byabaye kuri Danieli. Yesu ashimwe. Ibintu byabaye kuri Danieli, abantu benshi izi nkuru barazisoma barazizi. Danieli yari umuyobozi nk'uko yarayoboye, ko Bibiliya itubwira ko umwami yamugira icyizere akamugabira intara, n'abagenzi be babanaga bakoranaga bari barabagabiye intara. Mbese amugabira kuyobora aha, undi akuyobora aha. Ariko Danieli mubyibuke, Danieli akagira ibintu bitatu. Icyambere, umwuka mwiza w'Imana wari kuri Danieli. Haleluya, amen. Numvishe karitangira uvuga ngo wabonye umuntu ngo ufite umwuka w'Imana. Hari abantu hari 2000 bifite umwuka w'Imana. Namwe tuki mu kiganiro Imana ibambere umwuka w'Imana. Deni sala waya ndafashijwe Imana. Imana ibambere ku mwuka we. Danieli cyambere yari afite umwuka, yabagaho n'umwuka w'iki, w'Imana. Icya kabiri, ntiyabonekaga amafuti. Gatatu, umutima we nta cyaha cyari kirimo, ntacyo umutima wamushinja. Byo murabyibutse. Bagenzi be bamugira iki? Bamugirira ishyari. Abantu bagira ishyari kuva kera kugeza amagingo ntibazabura. Baramugambanira. Izi nkuru murazizi, sishaka kuzindamo nzivuga. Baramugambanira. Bamaze kumugambanira ngo bashatse ikintu cyose cyamutsindishiriza ku by'ubutware cyangwa se ku by'ubwami, barakibura. Bashaka impamvu kuri Danieli barayibura. Bashaka ikintu bamushinja barakibura. Baravuga bati noneho
turamubuze, reka duhindure tumutegere ku Mana ye. Ndashimira Imana rero. Hari umwanditsi wavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. N'ubundi ni Daniel. Yamara gukomera bakora ibyiki? Bakora iby'ubutwari. Umva amakuru rero. Daniel yari yiringiye Imana ye. Baramugambanira, baramufata, amakuru muzi mwese nihuse, bamushyira mu rwobo rw'intare. Ngera aho nshaka. Haleluya. Ndafashijwe. Bamushyira mu rwobo. Bibiliya yatubwiye ngo Daniel ari mu rwobo, intare ntizagira icyo zimutwara. Ahubwo protection yayikorewe n'intare. Zikazimuzenguruka. Ariko umwami ngo yaramukundaga cyane. Muze kwihangana ni gusimba kugira ngo ugere aho ushaka. Umwami yaramukundaga cyane. Kubera ko yari ubuntu bw'Imana. Mwami ngo arara ijoro bucya mu gitondo adasinziriye. Amakuru muzi mwese yizewe ngo azirukare mu gitondo ajya ku rwobo, ajya kureba Daniel ko intare zitamuhitanye. Haleluya. Amina. Ageze muri ku rwobo rw'intare, atera hejuru n'ijwi ry'umuhoro aravuga ati Daniel, Daniel, mugaragu w'Imana isumba byose. Haleluya. Haleluya. Mbese Imana ukora riteka yabasha gukiza amenyo y'intare? Daniel ati Imana yanjye yankijije. Kubera ko impamvu yankijije rero naho nashakaga. Ubundi ibyo navugaga byose nako nashakaga. Haleluya. Ndafashijwe. Impamvu Imana yohereje marayika intare ntizirye. Impamvu ya mbere, nagaragaye imbere y'Imana ndafite iki? Ndafite icyaha. Impamvu ya kabiri, nawe urabizi ntacyo nagize gute, nagucumuyeho. Niyo mpamvu Imana yanjye yankijije iki? Intare. Message ahantu izingiye nawe, ibintu byose uzinjiramo 2025 ufite umutima utagucira urubanza ntacyo uzaba. Nuhura n'intare ntacyo zizagutwara, kuko uzaba uri kumwe n'Imana ishobora bingana byose. Nuhura n'ubukene ntacyo buzagutwara. Ndabwira ibi bintu abantu benshi banyumve neza. Haleluya. Amen. Ele fosi wini banyumve neza. Nihanamanuka n'inzara nk'uko Imana bivuze, Imana izagutambutsa uteshwa nayo, kuko Imana irinda abantu bayo. Haleluya. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yohereza marayika w'Imana akiza Daniel amenyo y'intare, kuko yagaragaye imbere ya Imana adafite iki? Adafite icyaha cyangwa se adafite urubanza. Message nyamukuru y'uno munsi ngiye gusorezaho kugira ngo nsengera abantu. 2025 muvuge ngo amen. Ni muyitunge nk'umutima udafite icyaha. Amanyanga muyareke, ubujura mu bureke, ubwesikoro mu bureke, ubusambanyi mu buregendere kure. Hanyuma Imana nira mu mutima wawe ngasanga harimo ingingo ibarengera, ntacyo muzaba. Bazaroga ntacyo uzaba, bazagutoma amahembe ntacyo zagutwara, ibitega ntacyo bizagutwara, abakwanga ntacyo bazagutwara, kuko Uwiteka ramikoserema azahagarara ku buzima bwawe. Ibyo bazagutuma byose ntacyo bazagutwara. Bene wanyu nibahaguruka ntacyo bazagutwara. Inzara niza ntacyo zagutwara. Abakwanga nibahaguruka ntacyo bazagutwara. Abarozi nibakuroga ntacyo bazagutwara. Ibiguhagurukiye ntacyo bizagutwara, kuko Uwiteka Imana azaba ari kumwe nawe. 2025 injira namwe ingingo izakurengera, gutunga umutima utari mwiki icyaha. Anyuma message nari mbafitiye niyo ngiyo. Uyu munsi rero bashaka gusengera umuntu wese uri muranyu. Haleluya. Amen. Bashaka gusengera umuntu wese uri muranyu. Mbere yuko twambuka uyu mwaka 2025, Imana nyir'ubushobozi mushobozi kwinjira muri ya mwaka afite umutima utamucira urubanza, afite umutima utari mwe cyane. Niyo ngingo izarengera abantu b'Imana mu mwaka ugiye kuza. Mwese mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka gusengana namwe, ndashaka gusengera abantu banyumva, ndashaka gusengera abantu bari kunyumva kuri microphone. Imana ibaha imbaraga zo kuni selo bene followers zo kwinjira muri ya mwaka badafite imitima ibacira urubanza. Ni wisiri minirima shangoro seremandrayas ndigwishirirwa abantu benshi
bamaze kunamuka, bamaze kugushwa n'iminsi n'ibihe, ariko Uwiteka ari kumbwira ngo izana nanjye dusenge. Arakugira imbabazi. Ubuhanuzi bw'uyu munsi buziye benshi, ntabwo buziye umuntu. Wehere no kuri mwebwe mwaje gufata aya makuru, namwe burabazi. Umwuka w'Imana ari kumbwira ngo mbabwire ingingo izabarengera 2025 ni ugutunga umutima utari mu ibyaha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Sheniwe ni siri elevro wesere mandi hariya frasieni ma. Ndi guhishurirwa ibintu bikomeye. Umwuka arambwiye ngo abantu bari gusenga, mugasenga mukiranuka, uyu mwaka uri burangire bari bwinjire 2025, hari ikintu Imana ikoze mu biganza byawe. Amen. Muvuge ngo amen. Amina. Kubera ko uyu butumwa subwo umuntu umwe n'ubwabeshi, ariko nyirabwo niba umugeraho azabyumva. Nanjye ubwo ngira kubihanura ndimo ndabyumva. Hari ikimana giye gukora ku buzima bw'abantu mu izina ry'Umwami Yesu. Amina. Yere wini monita ndonesari hari marakati niwe shirizi rimandi korose. Ndimo ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu benshi bamaze igihe kinini batagangaye bategereje amasezerano babwiwe n'Imana, ariko 2025 Imana igiye gusoza amasezerano akomeye. Abantu benshi Imana igiye kubasoza amasezerano. Ya kasoni fone sirima. Ndimo ndumva umwuka ambwira ngo mbwire uri kunyumva uri hafi n'uri kuri 2025 Imana igiye gusoza amasezerano akomeye Imana yavuze. Ndimo ndumva umwuka ambwira ngo hari abantu benshi duhurira ku isi mbuga, ni ku isi mbuga nkoranyambaga, nanjye ndimo, bafite umwuka wo gupinga no gukritika ibintu by'abantu b'Imana. Imana iri kumbwira ngo umuntu wese ufite umwuka wo gupinga ibintu by'Imana, amaboko y'Imana agiye kuzamubangamira, kuko ntabwo Imana imenyera. Liwasilidreze many followers. Ndimo numva umwuka ambwira ngo abantu benshi bakoresha izi mbuga nkoranyambaga babafashe ijambo, ariko Imana yamwenge bikuyeho abantu igitutsi mu izina rya Yesu. Hari abantu benshi bazi ngo kuri izi mbuga ngo abantu bagiyeho, ngo abantu ngo bashinze zicano ngo baba gushaka umugati. Si umugati ni ubutumwa bwiza mwamuvuga. Imana irambwiye ngira abashigikiye mu izina ry'Umwami. Si namwe gusa n'abandi bose bakoresha social media bafite umugambi wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana irambwiye ngira bahaye support. 2025 Imana ibakuyeho ubukene. Amina. Imana Tole sere Maria Graze Feria. Mini crosere varia sinimi. Hari igihe tuvuga ibi ngibi abantu bakadutuka. Bakavuga ati ibyo bintu ntabwo mwamuke kubivuga ku mbuga nkoranyambaga. None se ko Imana zisizeho niyo njije. Kwa tuzi ko zizaza. Dupfobye se Imana yemeye ko aziri ikoranabuhanga. Ubu se kwisengero zifunze ubutumwa bwari kuvuga gute? Hari zifunze hari n'izifunguye. Babwira ikintu gikomeye, muvuge ngo amen. Amen. Uhereye kuri izi channel zifashe iki cyigisho n'abandi bafite amacano, mwakira support Imana ibahaye itavuye ku bantu mu izina rya Yesu. Ni support itanzwe n'Uwiteka, kandi Uwiteka kijaga susuguro abantu b'Imana bakorera kuri izi mbuga. Ikindi kandi Satani ngo afite system yo gufata abantu benshi nabwo akabatsinda kuri social media, ariko umwuka w'Imana aramwe ngo abaza bafite imitima itarimo gukiranirwa ntacyo bazaba. Nirani nizibagera imbere ntacyo zizabatwara, ntabwo zizabashobora. Bazazigeramo intare ntabwo zizageze zibatwara, kuko na Daniel yazigezemo afite umutima umurengera ziyagira icyabo. Muvuge ngo amen. Amina. Ko ntangiye gufashwa njoje mwavuze ngo amen. Ntacyo yabaye kandi yazigezemo. Ikibazo bitaza, ariko ikibazo nuko wabigeramo ufite ikibazo. Wari muri bavuze ngo ntabwo hazabura intambara. Leko salawa. Ntabwo amahoro azagira gute azahora. Cyeteza atsembye urupfu n'ibyaha. Yeni na ngaseko tala la folo serema. Dakumbise mo lehone masifomasi. Tony wini sala followers. Kwirembo bari kwirembo mukwaraje yesaraje kandageze
bageze ku irembo, ku irembo, ku irembo, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Muvuge cyane ngo amen. Amen. Nshatse kubabwira ngo ntihazabura intambara, nshatse kubabwira ngo ntabwo ibibazo bizabura, amagambo yo ntabwo azabura, abatwanga ntibazabura, abadukritika ntabwo bazabura. Yesu ashimwe. Abatuvuga ntabwo bazagera gute, ariko Yesu, haleluya, nazaba ari kumwe nawe ntacyo bizagutwara. Intambara ntacyo zizabatwara, amatiku ntacyo zizabatwara, inzara ntacyo zizabatwara. Abavuga mureke bavuge, abatwanga mureke batwange, abaturwanya baturwanye. Yesu umwami w'abami ntacyo azabara kudutabara. Nshatse kubabwira ngo rero intego y'umunsi cyangwa se message y'umunsi, mwebwe mutunga umutima gusa, ibizaza byose ntacyo bizabatwara. Nkuko Imana atabaye Daniel, namwe niko izabatabara. Amen. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe, riherekeze abaryumvise bari hafi n'abari kure. Imbaraga z'Imana zibagereho, bashoboze kugira imitima itunganye. Ndasengera buri wese unyumvise, uri hafi n'uri kure, imbaraga z'Imana zimugire. Ya konesiri draya fomensi, ukora ibintu bikomeye, ukora iby'imbaraga ku buzima bwabo, kandi umucyo w'Imana bamurikire, bashoboze gukiranuka, binjire mu uyu mwaka mushya 2025 bafite imitima itabacira urubanza. Niyo ngingo izabarengera. Ndagushimiye ko uri Imana ibyumvise, kandi uzabyumva wese ibi akabyizera, akihana, agakizwa. Ndagushimira ko uzamutambutsa umwaka wose nta kintu abaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Amen. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kuvugana nawe. Amen. Ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, ariko inaboneka kuri WhatsApp, cyane ko ari ushoboye gukenera kuguhamagara adakoresha nimero y'inyarwanda, ariko buriya WhatsApp yo yarabikemuye. Duhereze nimero yawe ya telefone. Asante sana. Nimero yanjye rero ni 078 51 54 3 5 5 078 51 54 3 5 5. Turagushimiye. Imana ibaho namwe ku mwanya mwaduhaye no kutugira icyizere ngo dutambutse ubutumwa bwiza tubigeze kuri benshi. Amen. Shalom. Mwese muhabwe umugisha. Amen. Amen.